Nagarutse natinze. So uyu ni umushyitsi wanjye nakubwiraga witwa Deborah. Deborah uyu ni wa mujyi siporo nakubwiraga. Ya, namubonye. Deborah amakuru. Amakuru ni meza. Ndakomeye. Ndakomeye kirekaho. Nanjye ndawuta. Sha, mute. We. Mvuze ngo naje umutima utari hamwe, naje depite ibyongereza bitabaho. Kubera iki? Mbuze n'ikinyarwanda. Ko icyo kigiye gukora gusa. Nawe nujya uhinduka. Anyway guys, sorry. Kantelefone gato. Nta kibazo. Uje hano gute wowe? Wageze hano gute kwa nabi none? Ibi uje kuri plot baguhamagaraga numva. So baguhamagaye numva njye naje hanze ndamwumviriza atazajya ndusha ubwenge waruje kuri plot muje kureba mu diaspora gusinga ufashe. Nka ufite uratinyuka navuga wakabaye nacicika. So uje kuri plot. Plot yo gukora iki se? Ndo mu diaspora hamwe bagiye kunzanira umwana. Yarakubwiye ko agiye kukuzanira umwana? Nusundi ibyo byo tubireke. Ibyo ni ibyaganje. Ibyo se nabibwirwa n'iki ariko yakubwira. Njye nje kureba umubyo inshuti yanjye ntabwo nanzi ko hari hano. Ubigusembuye ko hari umudesipanye wo mu gipangu cyabo. Rusuhuru. Nje kumureba. Gusa si inshuti yanjye. Gusa ubwo amafaranga tuma agiye kubona amakuru kuri airport. Amafaranga agutamo. Nizera ariko. Hanyuma hano ni kwandika. Niwe cyangwa ni wawe? Ntabwo ari iwanjye. Umushuti wanjye witwa Risha. Yaramudusigiye n'umuturanyi nta kintu twe turi gupanga ariko namaze kumenya bakora kuri airport. Nambwiye ngo nshobora kwani wawe ntagiye no kunywa amayoga. Okay, simva hano none utamaye amafaranga. Amafaranga yahise. Amafaranga yawe nta mafaranga shamba bagira. None tubanze tuyabone. Ese twayabonye. Ibyo ngibyo urimo kumubwira. Twayabonye se, tubanze tuyabone. Ubushize njye wari gukura Makanika umwaka bitanu byiwe nigeze muvugiramo. Nawe ndeka nkora akazi. Mvugiramo se ntabwo. Ubushize n'uwakoze akazi kawe neza se. Nise mva mbreseri banza unyumve. Njyewe twavuganye uhari ibintu byose twaratangiranye amafaranga natashye wayabonye. Ntabwo mva hano rero kugira ngo nkurize. Tugiye kiza gihari nuko natumye baguhamagara. Sinjye sumbwiye ngo guhamagara. Wapi Christian, sinabikubwiye se? Wuzuze 50 kabiri bunwara rero biyishure n'icyo kurya n'icyo kunywa. Wapi ntabwo byashoboka. Ubushize naraguhereje n'ubwo nguhereze koko. Ntabwo ibyo bintu nabyumva wisigaye. Ntabwo mbwira biseri y'amabarira akanya tubakoresha iyo kubona umukobwa yaguyemo agiye kuma amafaranga. Ibyo ngibyo rero ndabyumva ko tugiye kuyabona ariko se hano tutabonye amafaranga. Turamera neza. Okay. Nyivangire mu kazi we wagahise umbwira ko ufite izindi gahunda ugacomoka usigara mukuramo amafaranga. Mbabare munyumve ushize wari gukura Makanika bya bitanu byiwe nigeze muvugiramo. Naha icyo cyo kimenye wicara ukize. Sikuzanya hano arikuye. Amegeye. Wowe bitekerezo namara kubitekerezamo mu igisubizo. Yeah. So, Ngiye ko umwana. salama bro. Yes, my brother. Salama. Meze neza se? Umeze gute? Risha sarimo mwana. Sa bro, natwe turabashyitsi tuje dusanga adahari Risha. Yarahari ariko aragiye sinzanagiye gatoya. Sinzanagiye gatoya kabisa. Koga ko mbona ari kwitsimba. Umva. Hako mwana ko wagira ngo ndamuzi ba. Cyangwa ufite ijwi wajya umuntu nzi wallahi bro. Gusa n'umuniga nzima nitwa Makanika. Biki? Makanika, siwe man. Hako naenda ndabona nkuzi man. Makanika we man ndi umufana wawe bro. Bro suru umuhanzi. Ndi umufana wawe bro. Suru umuhanzi. Ako man uziko muzi kera za Muhanga. Man Mr Huu. Mr Huu ya big voice. Ya Makanika ndakwemera man. Fish. Anyway. Shey. Vitesse. Vite. Nisha ikibazo. Kuba umukobwa turazira. Umukobwa rupaka se ngamuzi. Umukobwa Sesa. Niwe. Deborah biteze. Deborah. Amakuru yawe. Nose Mr Huu meze biteze.
cyane sawa bro. Uyu mukobwa ndanuko ari kwirengagiza ariko turaziranye. Wese. Ujya mu se. Ahubwo ndeba shamoberesha. Erega nta kibazo ciri. Wowe ishamenya nawe yenda kuza manje. Isha nawe menya yenda kuza sinzi umuntu cyawo hanze. Akwasanga atari. Anyway. Muraziranye. Deborah umvase. Subari mubi. Kino se kadatuza ngo duciringe. Nindese. Ibo nibyo turaziranye urumva. Ariko umvase. Utajya kure ndaje tuvugane. Ndaje tuvugane. Muraziranye. Byambaye mwana. Wese. Muraziranye sirikanye. Uzo no mudeni. Mani inshuti yanjye byatari mwana. Oh yeah. Ikintu yankoreye se? Mani cyakoze cyo. Mwana aherutse kumwohereza 5,000 byati. Oh yes. Mwana arabirya mwana yaje muri quartier yanjye. Ntago bibaho kuva nabaho kwisi y'Imana ntago bishoboka ibi. Nese nibiki bibaye noneho shiti yanjye. Umuze n'abantu babiri kanone dufite mana we. Ese mamuze. Noneho reka nkubwire. Reka tuve kuri uriya diaspora we nta kibazo. Noneho Makanika we. Kireka kungira gutya kandi cyangwa se niba afite n'uburoza kanumika. Makanika muziranye hehe? Ninde tutaziranye mu hariya? Oya nago wabinkora. Makanika muziranye hehe? Nura mu diaspora muraziranye se? Naguze umuntu akubwiye ngo narebe cyane. Nongwe kari Makanika wari amafaranga ye. Umva ranye cyane no Makanika uzamahanagera ku mafaranga none. Ariko amakosa nagara yanjye sheri. Sino ngambwira ikintu ndi umubwire. Naga amakosa yanjye warambwiye ngo ari amafaranga. Yemenye izina nyiraryo nabona gutumuza ahangaha. Nakubwiye ko ndi kuntu tubigenze cya Makanika. Ninde tumenye injira no mu gipangu. Ko hano nitwe twakodesha nagariwe. Mwana we. Ntabwo ari buncika ahubwo. Muraziranye? N'umukobwa cyane uko beka mbizo kuri. Njye kumwe na shewe. Yaje kureberisha se? Oya. Si Rwanda ruri hano nuko agiye kugura inzoga niwe wamuzanye. Niwe wamuzanye. Ntabwo yancika. Ntabwo yancika. Ntabwo cika bro. Uretse Ako makani ndakwemera mama bose bacaye mbwira. Uretse gato. Fana wawe bro. Fana wawe. Merci beaucoup yawa. Chamaze iminsi dutamo riko ko bikaze se bro ahubwo se nta kintu gishyo duteguriye mu twari umuntu wambwiye ko ari indirimbo ugiye gusohora se. Shande gufite projet nyinshi cyane mana ari filme ndi gukora n'iki muri no minsi ngomba kugaruka wa undi wa kera. Ibyakobwa rero byiyorera bijyana n'abakobwa umukobwa uramureka. Oya gusanga ngomba kumusobanuza ibitanu byanjye ndajya uri umusitari Makanika bitanu umukobwa urimo bajije yarangira ngo ubu bicungiye. Buryo mwemera mana amafaranga ufite mbabarira sha barumwiyorera nyamo. Umva. Shamana shire sinzi ikintu ndi bukore ngambwira nawe. Umva bisu turabigenza gute no Makanika kakarishye arakarishye cyane rwose. Nawe. We the boss. No. Ngenda muvugana. Ngenda muvugana nta kibazo. Umubwiye ko ngiye afite uri byamusiga. Uranjyana hehe? We come. Ucomotse gato mwana baze bugane n'umwana. Ucomotse. Mani ucomotse ariko ntabwo uri kumva ibyo wagire kumwe ngabanza nganinanura amana. Buritse gato nyine aho kukimaza kunyeke mani Makani. Wapi nabyo ubona we bitakubaho. Uretse gato mwana mvugane n'umugabo. Siko mbona uri kwikagatiza cyane wikagatiza. Nese nikakatiza gute? Ibihumbi byanjye 5 biri. Nese hano nahaje n'amaguru ntabwo nateze se we yamaye nk'itike. Bivuze ko ari ryo ruje kureba. Sibyo? Ntabwo ari we kureba. Okay none ukuntu gahunda imeze. Urumva? 5,000 byanjye ndabishaka. Ni gute umukobwa muzimo umusore akohereza itike yo kuza kumureba ukayajya. Kandi buri ubinyatse ku neza nabigu. Urumva? Ese nari ubu ngubu sinaje n'itike se hari ubusinateze. Okay, ubwo nyine na aferi ndi kubyumva. Ninjye waje kureba. Ntabwo ari we naje. Rega buracirire iki. Rega buriya 5 n'ibicyo nakongeraho nandi. Ngaya mene. Umbaze nyine mbanze nkore icyacu.
Icyacumi se hehe? Siko ndi kugukora kwanza banzu nanyicare. Uye mwicara wose kubera iki? Afite ubwoba bw'iki? Nusu Namba kongera nandi ariko tukavugana. Umva mapo ukuntu imeze. Urama ibintu bitanu byanjye cyangwa se ibindi byanjye. Ibindi byanjye urabiba. ibindi byawe se bihe kandi. Ntuse ko ndi kugukora nkubona. Uretse nyine tubanze tuvugane. Uretse tubanze tuvugane. Urashaka iki muri make? Amafaranga ibyo bindi urimo kuvuga ubundi ni ibiki? Nyine ko gahunda imeze. Tungirisha ariko. Tungirisha. Ntuse ko gahunda imeze. Ndakumva. Nyine ngiye kukubwira. Se kandi umbwire iki? Mbere. Ase ko nuko mbona wagiye kandi nzi neza ko ari shwadira. Ntabwo ibintu byose bitwara cyane cyane kandi n'ibintu byo kuganiraho. Sibyo umva babe icyo nshaka kubwira cyihutiro ntakubeshye ubu twabaye inshuti twabaye n'abavandimwe ego ko cyane rwose ibyo cyane ntabwo ndi umudiaspora ngewe pe ntabwo ndi umudiaspora ahubwo umva ibibazo muye nabyo uriya Deborah wazanye ni sheri wanjye ntabwo wabinkora banza wumve noneho maze iminota 30 yose Makanika amusohoye sinzi ibyo bari bagiyemo hari ibibazo bafitanye bari gupfa ibihumbi 5 sheri ngo yamwatse bya moto ngo ntiyajya kumureba sinzi byari byo mbabarira Makanika niba Deborah ari sheri wawe ajyanye na Makanika mubi nyine nicyo kincanze ngo yamuriye 5 yiyemeje kurya abana bose aramugutwaye da oya bo abana barari nawe urahari ahubwo we nyereka hano nuse niba mari Deborah kumwikanga nyuma kujya byenda wanyatse hano Makanika ari bo ibyo gusa Makanika bara ku muryango wa kabiri sure yeah kandi nugiye ikibazo sibyo ndakunda reka nzi kambanze mukemure sawa Uretse mbanze mvugane nawe ndaje uravuga iki se muri tujye ngwino ese uretse muhereze bitanu byawe bizane nyine bimereze reka njye kubizana hanze ujya reka ubizana he nta gusukamo hano utamare bitanu byanjye nibashake banadutabara ahangaha bitanu byanjye urabiba nta n'iso nyine reka njye kubizana hanze just chill ako se wajya utuza ugomba gutuza reka tukumvikana reka buriya nta mutima mubi sibyo gahunda nyine gahunda basha ubiburetse iki danje brother man komera cyane uze bite kamba ni sawa kani karimo se arimo hano ko bambwiye cyangwa yacomo arimo nje kumureba bro nje kumureba ako se baburitse bigenda gake basendega amatwi ndavuga gake twumva nje kumureba afite icyaha umwana ntabwo ari cyane mfite umwana nje kureba hanyuma ukamushaka ngo bigende gute ngomba kumureba nyine nyamuteza ingabo ukamuba buretse ariko ujye ubanza umenye bimeze gute kamba niga amatwi umva by'ubusitani mwana mfite umwana ibyo ntacyo bivuze umwana w'umuwawe mubyara ndakuguraka umunyange murebe gatoya mwana ese kutari bounce yiwe ubundi uri mu bicyo umwanya murebe n'iki mpamvu nica hano se ni ndaguraka ikijyanye no kuguraka gira uboye baburetse ariko mani nimero mwari ni ya yindi mana ubundi se si ngombwa harugwe n'indi yawe leta nyirya ko leta no ariko gende gake uretse gende gake ntabwo kubita n'indi nitijya ariko nyine tuze ndashaka kumenya iyi nama Makani bimeze bite simana bimeze bite se none se mwakomeje kugumana iyo twese tuza kuvugana n'iki ibi nande witwa harya bamwe ko yitwa Deborah karibu icarira hariya brother Deborah meze neza nose Deborah ko wihebise oya nta kibazo mfite muri kure gahunda zimeze nyine ndabona atishimye ndi kumenya ko kuri kumufata oya nta kibazo gihari sasa ukuntu gahunda zimeze zimeze gute se kuri kubani none se nari mbaye musitse ni hano tubese bro je niberamo hano ariko ngewe ikibazo mfite ndashaka kurangizanya n'uyu mukobwa tu mfite ikibazo urumva ahubwo ari aborose saje mwana mukavugana uretse gato nkavugana na nuza nyine tukavugana Isha ntabwo araza nangize nyanyohereje message ariko ntabwo araza okay noneho ahubwo mubwire umwana nyine mwari mfite kuvugana nawe gatubana Deborah anyway meze neza kuno gahunda zimeze ariko uyu ni umuco mu mugenzi wanjye nawe nanabimubwira nta kibazo buri kintu byose ni ukubishyira ku murongo kandi agomba kunamo sasa Mr Huu uyu mwana dusanzwe dukundana kuri telefone
ni inshuti yanjye nkundana nawe sibyo nice couple bro merci beaucoup ariko nyine habayemo agakosa kamwe wenda ariko nawe bitabaho tushaka ko yagize izindi gahunda ko yambwiraga ko ari kwanko anko ko yashayera mu gumana twe twaganye gahunda yuko tuza kubonana kandi ari byo twe twapanze bombe mbere yuko dupanga ibyo bintu byo kubonana rero bamwohereje itike ya 5000 none nibwo tubonanye no surumva namuri ore mwohereje itike ya 5000 ntiyaza nakarise soze bimbwira harya nabikubwira it's okay bitanu bro bitanu cyari ko je muranze byashwana n'umukobwa ibihumbi bitanu byanje ndabishaka ingonga izina okay izina mfite bro nimba no mwana bitanu hoya ndabaye makani ndumufana wari ku bitanu nizoceka kumufatirana bro ndashaka kumufatirana cyenda wenda shaka tuvugana nyine ibyo twemeranije bona mbere ngiye kugiye nama kandi ngiyewe ndumva nyine y'ubwisanzure buhagije bro aregano ni wawe ndabyumva ariko nawe nyibanda umushyitsi nubwo ntari umushyitsi wawe ariko nje hano sibyo uyu mufatirana n'umukobwa mukoresha umufatirana ako bitanu bya nibarabiriye ibintu binateye ubwoba yarabimuriye bitanu bu nako Deborah ingobu wabona nawe Deborah mbwiye bitanu umva se ndayagwa mind mu diaspora okay yohereze kuri telefone yanjye doretse rekanyake ibaze ngo nyaka genda ubanze yake uguze wayabonye bro rekanyake ariko manje babaye bro oya ntugafatirane bro bitanu man oya kamba oya bitanu oya bro bitanu byanje mugomba ko bimwe oya ambas ibintu ni bibiri nakubwiye ngo mbere tugende dukora fe ndiko bayazana amafaranga ni buriya nubwo nanayemera noneho binageze nubwo nanayemera kandi umugenga yazana ndaniga umva se mukoreshe kuna nawe ukunda umva se tuvuga uretse wanza umva se uramurike umva muri ibyo twagize afi kandi neza sibyo haguruka gatora erega buriya ndakomaho kandi ngewe ndabizi neza kuri bwakwishima no tugende ndekura nyine nda ngwino nyine ariko haguruka jya uba romantique ariko biri gukunda tubigenza ibyo bitereka ideni buri gihe cya mbere ni ukuryishyura urumva nahangaha umura ntago ari ibyaha none usanga tugiye he ariko tugire bataragira tugire bataragira